Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse nk'uko bisanzwe Mukandengo. Nongeye kubashimira abantu mukomeje kungaragariza ko turi kumwe, abantu mukomeje kumpamagara, abanyandikira, mbese mwese ndabashimiye muri rusange ku nama mumpa n'inyunganizi zindi. Murakoze cyane. Turacyari mu kiganiro cyacu cy'uburwayi bwo mu mutwe, gusenga, mbese buri kintu cyose kijyanye n'ubuzima. Ejo twari turi kureba ku bantu bavuga ngo Imana yavuze, abantu bavuga ngo neretswe. Dukomeze ikiganiro ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe, bikadutandukanya rero ntunze ukandengera iteka, kandi abyangiye ko byicisha Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubingize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bishya, isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Yesu akuzwe. Nkomeje kubashimira koko, ariko ku muntu ufite Bibiliya, yaba Bibiliya ntagatifu, yaba Bibiliya yera, buri wese agerageze asome mu Banyagalati. Sinakubwira ngo jya ku murongo wa 5 wenda kubw'icyo nshaka kukubwira, ariko buriya umuntu nakubwira umurongo wa isomo ryo muri Bibiliya runaka, uzajye weho uhera aho yakubwiye. Ngiye nkubwiye mu Banyagalati, uhere ku murongo wa mbere. Mu Banyagalati 5 umurongo wa mbere. Harimo ibikorwa bya roho, hakaba n'ibikorwa by'umwijima. Urareba wisuzume weho ubwawe. Ni benshi cyane bampamagaye, namwe mukomeje kunyandikira mumbwira uburwayi bwanyu. Wowe ubusambanyi bwabase, wowe ibiyobyabwenge byabase. Numara gusoma mu Banyagalati 5, nawe urisuzuma wirebemo, uvuga uti ese mu by'ukuri birakwiye ko njyewe w'umukristo nafata Bibiliya mu ntoki nkajya gusenga ndi umusambanyi? Ese birakwiriye yuko nafata Bibiliya nkajya gusomera abandi mu rusengero cyangwa mu kiliziya ndi umusinzi? Ese birakwiriye yuko nasoma isomo nkarisomera abandi navuye kwiba mugenzi wanjye? Nawe wisuzume, nanjye nisuzumye. Nubona yuko utsinzwe, banza ujye mu ntebe ya penetensiya, ujye kwihana. Niba uri umukirisitu gatolika, ujye kwihana ibyaha. Niba uri uwo mu rindi dini, namwe mufite uko mwihana ibyaha, mugende mujye kwihana. Noneho nurangiza wisuzume urebe uti ese ibi bintu nakoraga ni ibintu by'abantu bazima cyangwa ni iby'abarwayi? Nubona yuko uri muzima, ukomeze inzira ujye usenga. Nubona ko uri umurwayi, ujye kwa muganga wivuze. Birababaza cyane kubona umuntu w'umukirisitu uvuye kwihana mu ntebe ya penetensiya ngo ndi umusambanyi, ngo narasambanye, naribye, nararoze, mbese ukarondora ibyaha byawe byinshi, ukamara umwanya wo kwicara mu ntebe ya penetensiya gusa ubivuga, ugatinda kuvamo, ugahita usohoka ubisubiramo. Muvandi, ihanire kureka niba ushaka gutwarwa na Roho Mutagatifu. Ariko nuva mu ntebe ya penetensiya ukirukira mu busambanyi, ejo ukirukanka ngo ngiye gusoma ijambo ry'Imana, ntabwo ushobora gukorera Imana na bintu, ntabwo bibaho.
ugomba gukorera Imana wivuye inyuma, ibyaha wari urimo ukagerageza kwihana ukabireka, nureba wowe ukabona bikunaniye kubivamo. Niba uvuye kwihana icyo cyaha cy'ubusambanyi ukabona urongeye bikiguyemo, aho kugira ngo ugume ubabaze Roho Mutagatifu, byaruta ukaba muri ubwo busambanyi bwawe. Igihe uzumvira ushaka kugaruka imbere y'Imana, ukabona ubugaruka uje noneho ujuje, utavuga ngo nsubiye muri bya bindi nanze. Nta ntungane iri ku isi, intungane ni umunyabyaha uhora yihana. Ariko gerageza wihanire kureka. Ariko nubona bikunaniye burundu, uzamenye ko ari uburwayi wivuze. Uko niko kuri. Kandi nanone ikindi cy'ingenzi, nubona bikomeje kukuyobera burundu, ba muri gahunda y'abantu basenga, mubane neza. Kiliziya igira imiryango myinshi cyane ushobora kwihaniramo ibyaha byawe kandi bigashoboka. Kuri njyewe mfite inzira nanyuzemo, nawe ufite inzira uzacamo. Ariko njyewe inzira nanyuzemo, ndi umukarisimatike, ndi no muri groupe de prière bita Misericordia, ndaje Nyagasani. Ushaka kuza tukabana twabana. Ndaje Nyagasani ushobora kuba utayizi. Ndaje Nyagasani ni itsinda rya mbere na mbere rya Radio Mariya. Kandi ushobora kuba wumva Radio Mariya. Niba wumva Radio Mariya, niba warayumvise, Imana ishimwe. Ushobora kuba usanzwe unzi, ndi umuntu bitaga Marie Clarisse w'Igahanga. Marie Clarisse w'Igahanga ni njyewe. Weho wanzaniraga inkunga ya Radio Mariya, weho twafatanyaga umurimo w'Imana mu kogeza ubutumwa bwiza, ndagushimira. Niba igikorwa cyawe nk'ayo mafaranga mpaga Radio Mariya yageragayo, ariko niba kigikomeje, Radio Mariya ntiyacecetse, iracyahari. N'igiceri cy'ijana cyonyine kibasha kuvuga umunota umwe. Niba ugifite ubwo butwari bwawe, bigerageze. Misericordia ndaje Nyagasani rero ni itsinda rya mbere rya Radio Mariya ryiyambaza impuhwe z'Imana n'ibikorwa. Turasenga, tugafasha n'abafite intege nkeya, cyangwa se ababuze aho kuba, cyangwa abafite ibibazo bitandukanye. Nawe rero niba ushaka kuza tugafatanya uwo murimo, uzaze. Ariko cyane ugerageze kwiyambaza impuhwe z'Imana. Imana ni inyambabazi, izakugirira impuhwe. Impuhwe z'Imana, hari benshi mwansabye ngo tuzanyuzeho n'ishapure batayizi, nabyo tuzabikora. Impuhwe z'Imana rero, buriya iriya saha ya 9:00, yaba 9:00 z'amanywa, yaba 9:00 z'ijoro, nubikora bikuvuye ku mutima ukiyambaza izo mpuhwe z'Imana, ibibazo uzaba urimo byose bizashira. Ntabwo nzi ngo usenga ute, gusenga kwanjye ni uko niyambaza impuhwe z'Imana kandi nkagira n'ibikorwa. Umukarisimatike nyawe arasenga.